kubihuza nawe ko bamaze gutangaza ko yahunze? ngiye kuvuga ibintu bitandukanye no gutekereza. Ngiye ntabwo njya nemera ko umuntu yahunga agahungira Uganda. Nkanjye Robert niko mbyemera, sibyo? Yego. Kuko sinekeza ko uri umwana ugakosa guhunga papa umuhungira kwa sogokuru wawe, wavuga ngo wahunze, sibyo? Yego. Donc u Rwanda uyu munsi na Uganda Yego. ni nk'ingobyi urabona iyo bayita cordon ombilique mu gifaransa, sibyo? urabona uno mukondo uhuza umwana n'umubyeyi. Yego. Niko mbara u Rwanda na Uganda. Ariko nane ko bimeze ni abavandimwe. Tujye tuvugisha ukuri. Ntuza kenerwa barazi nayo Kigali akavuga ati His Excellency ni anko. Aje gusura anko wiwe. Yes. Abaje mu rugo. Yes. Natwe nk'abanyarwanda iyo tugiye tuba tugiye. Mugenda nk'abajya mu rugo. Tugenda nk'abajya mu rugo. Rero ntibagakoresha expression cyangwa se iterime ngo yo guhunga. Umuntu arahunga akanyura kuri boda. Ni ikibazo. Akagenda agatereshamo kashe. Ahunze. Urize bahunze iki? Tube clear bahunze iki? Amashyari se ngo bitagenda bari gukora ngo bimeze nabi, ariko nkibaza ati se none se nibakorera ibintu bya online? Yego. None si ko yabaye umudugudu umuntu ukora online n'undi ukora online. Hari muri Uganda umuntu ashaka gukubita strike byamusaba ko yurura Jagwa. Ndagusuhuje ngo ha ikaze wadahwema kubana natwe mu biganiro byacu dukora bya buri munsi. Ndagira nkubwire ko ugiye kubana nanjye Neiki muri iki kiganiro. Uyu munsi twasuye Yada TV. Yada TV icaho ibiganiro bitandukanye cyane, by'umwihariko content afite yihariye yitwa Gospel Talk. Uyu munsi rero twamusuye iwe mu rugo kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro, abashe no kuba yagira ibyo atuganiriza cyane, by'umwihariko tunamwihanganisha ko mwarabimenye mwese abakunzi be bamukurikirana ku mbuga zose akoresha, yaba Yada TV ndetse na Yada Limited yakoreshaga mbere. Channel yiwe mwamenye ko bari bazitwaye. Ku bw'amahirwe imwe yaragarutse n'iyasibwe, turacyari gusenga twizeye Imana. Yada uhawe ikaze mu kiganiro. Nishimiye kunyakiriye muhungu wanjye. Mumeze neza? Ndamahoro. Agasura kongeye kugaruka. Oya ntisibira nibyo byavuze agasura. Kuba nyihumeka iyo uhumeka uburiho. Ibyo uhomba biba bitegura ibizaza. Yego. Nibyo nabwiye abantu mu minsi yashize, waratatse bamwe ku bantu bakunda gukurikirana stati zawe bagiye bavuga ati ngo Imana yaguhanye. Mpamya ko ababivuga cyangwa se n'ababitekereza ku cyanjye giti nkurikije na poste zawe ari abatakwifuriza urugendo, kuko channel yawe basibye ni channel yari maje kugera ahantu kure, ndetse wari maje kubaka umuryango mugari wa Yada. Ubona ko hari abantu benshi bakunda ibyo ukora cyangwa se bakunda content ya Gospel Talk ndetse n'ibindi biganiro by'umwihariko wakoraga bishishikariza abantu kuva mu byaha cyane, by'umwihariko ku babikurikiranaga cyangwa kubasha gusesengura. Yego. Mpamya ko yari ubuhanuzi butavangiye ibyo wavugaga, kuko wadukoraga mu nzira y'irimbukiro utwinjiza mu nzira y'umusaraba. Yego. Abantu benshi bagiye batera amakomenti, bamwe bagenda banabivuga nyine batishimiye iterambere ryawe, ko ari Imana yaguhanye. Wowe nkawe wakoraga ibiganiro byo gushishikariza abantu cyangwa se by'umwihariko ntatinya kuvuga nk'abapagani kugira babashe kuba bajya mu nzira y'umusaraba, nkawe aho ntibyaba byaraguciye intege bitewe na comment wagiye wakira cyangwa se na resulta zagiye zisohoka mbere yuko channel bamaje kuyisiba? Urumva ndi umuntu mukuru, maze kurenga ibyiciro abantu bazi iby'itorero barabizi. Ubu ndi mu cyiciro cyitwa indahangarwa. Yego. Sibyo? Ni icyiciro uzavamo ukajya mu nararibonye. Sibyo? Donc icyo cyiciro ni icyiciro gikomeye. Yego. Imyaka yanjye ifite experience y'ibyo nagiye mbona. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, nk'umuntu usoma Bibiliya cyane, nzi ko ibihe bihora bisimburana. Habaho igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo guseka. Sibyo? Umuntu ashobora kuvuga ngo Imana yaguhaniye, twemere ko yaguhannye. Ase ni Imana iduhana itwanga?
oya. ijambo ry'Imana rivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagira si bibi ahubwo ni ibyiza, sibyo? Yego. Ubu ngubu uyu munsi hari igihe uba ufite inzu ariko bikaba ngombwa ko uyivugurura. Niba ari Imana yamannye yavugururaga inzu, kandi ntabwo ndi mu bantu bemera ko Imana iduhana itwanga. Yego. Buriya ishobora no kugusheta imbere ya Satani kugira ngo ibone icyubahiro. Rero nta kidasanzwe, nta nubwo byankuraho kuba ngewe. Buriya umuntu aba ari we nyiri igiti cye. Yego. Ngewe nzaba Robert, nta wundi uzigera uba Robert. Uri Nike, nta wundi muntu uzigera uba Nike. Kuva isi yabaho n'igihe izarangirira, n'igihe izatangirira, nta Nike wundi uzabaho, nta na Robert wundi uzabaho. Robert tujuru ni Robert. Yego. Nawe udukurikiye ni wowe. Nta wundi. Njya mbona hari abantu ukabona nk'umuntu ari kwigana ngo mwanafunze, akigira mwanafunze, ariko ntabwo aba ari we, ntabwo uba uri mwanafunze. Ahubwo ushobora no kwigira ikiburaburyo, abantu bakakubonera muri hangere yuko utari mwanafunze, sibyo? Kandi nawe ntube wowe. Rero njye nta kibazo byanteye, ndacyakomeje kandi nsobanukiwe neza, nzi ko umuntu agira abantu bamukunda n'abantu bamwanga. Biranashoboka ko na wa muntu wagukundaga mu gitondo ari we waza kuba umwanzi wawe, wa muntu wakwangaga mu gitondo ari we waza kuba umukunzi wawe. Hari igihe njya mbona nk'ubu hari message nawe uzasubiza kuri YouTube hano ngo uyu mutipe ngo yigize umuntu uza ngo umukiranutsi, uri kumva ngo ntabwo muzi ishyari rye n'ubugome bwe. Nese nk'uwo muntu ngiye simuzi, sibyo? Ashobora kubyandika swate, ariko nuza mindset yimwerekeje, cyangwa se akaba ariko tuziranye wenda yahinduye indi mail, sibyo? Rero ibyo by'abantu, mu bantu habamo urwango, hakabamo wowe urakora tu work, urakora. YouTube ntabwo ari bwo buzima bwonyine, umuntu ashobora no kubifunga nyine bakagukuraho kuri abari bankuyeho, ariko ubuzima burakomeza, life igakomeza, ukaba wanahindura ibindi. Ubu saa ugira ngo turi niho twahoze, aha turi hahoze abandi, natwe ntabwo ariho twahoze. Kera nabaga ahitwa muri Adimu, namaze imyaka 6. Yego. Ubu se ndacyariyo, ubu sinemerewe no kugenda ngo bakingure gate ninjire, sibyo? Hako hari igihe cyageze akaba ari bakingurira. Rero ibintu by'ubuzima no kubyubakitse, wowe urakora ugashyira mu ngiro icyo Nyagasani yakwandikiye, sibyo? Uyu munsi uba utuye mu Rwanda, ejo ukaba utuye Uganda, ejo ukaba utuye Nairobi, ejo ukaba utuye muri Amerika. Isi kujyana aho ishaka. Hari ibintu uvuze ati aha turi nyine ntabwo ariho twahoze, mpita numva wenda tubaye dusohotse munsi y'umwuka gato, nakita nka show business mu myidagaduro. Yago abantu benshi baramuzi, ari ibintu yigeze atangaza mu gihe cyashize avuga ishyari. Wenda tutiteye ko uwabitangaje atari umukristo. Yago ni umukristo ku rwego rwiwe. Impamvu mvuze ngo si umukristo rero kumumeshoninga nta byaha wenda muziho cyangwa se nta byakora bidasanzwe. Impamvu nuko tuzi ko cyane nko mu idini rya ADEPR hari uburyo nyine bahita babifata, sibyo? Wenda bitewe n'indirimbo aririmba zitari zo kuramya ndetse n'ibindi. Yatangaje ko abantu bashobora kukugirira ishyari bakagusenya bitewe n'ibyo nawe nabonye bakoze, cyangwa se wenda tubare ko iya mbere YouTube ya mbere ari ukuyisiba ari YouTube, wenda nta nabwo tuza kujya mu madetayi. Barayisibye ariko na ripotinzwe n'abantu. Waripotinzwe n'abantu. Yego. Babonye bidahagije n'indi wari ufite barayihakinga, barayiba. Wenda tugendeye ku byo yagwegeze atangaza, uraza kubihuza gute ishyari mpamya ko umuntu ufite ishyari cyangwa se ugira umutima mubi, ntabwo aba ari mu isi y'umwuka, ariko nanone ugasanga mu madini naho byagezemo. Ni wenda reka ngufashe. Ubundi idini ryose aho riva rikagera, ubwo nk'urirangaje imbere ni Kiliziya Gatolika, n'irindi n'undi ushaka kurifonda wese ni amarembo y'ikuzimu, sibyo? Buriya nta munyedini uzajya mu ijuru. Iyo mbivuze abazinzira ijya mu ijuru barabyumva, ariko batabizi bakanyumva nabi. Niho banakura no kumva ko ibintu mvuga nigira umukiranutsi, no bakamfata uko bashaka, sibyo? Ariko ndagira ngo ngutangarize ko ikintu cyitwa idini niyo ADEPR hoze uvuga iyo ariyo yose,
ni inzira cyangwa se ni ahantu batsukira fayinari buri umuntu upfuye apfiriye mu idini irembo rya mbere yinjiramo ni ikuzimu kandi abantu benshi ntabwo babizi sibyo bisaba ko utangira kumenya ngo niba nsenga ese sengera mu kuri no mu mwuka sibyo rero ibyayago byo avuga iby'amashyari sibyo buriya nawe ashobora kuba yarahuye n'intambara nta muntu n'umwe utemerewe guhura n'intambara zo mu buzima ahubwo uko uzirwana imbaraga z'uko uzirwana impamvu nabivuze kuri yago nashaka no kugira nze kugusha ku nkuru ya Pastor Claude cyangwa se na Bosco Empire cyane by'umwihariko turaza kwibanda kuri Pastor Claude ko n'ubundi biganiro ukora ni gospel talk kandi Pastor Claude yabaye umupasiteri yabaye umuvuga butumwa wenda nyuma yaje kubireka bitewe n'impamvu ziwe runaka tutazi cyangwa se tutabashije kumenya cyangwa tutaribuze kwinjiramo kubera ko ari ubuzima bwiwe bwite yago yahunze avuga ko ari amashyari bitewe n'abantu basangiye akazi bari kumurwanya abona ashobora kuba yapfa cyangwa se agafungwa akisanga ahandi hantu birangira ahungiye mu gihugu cy'abaturanyi aka kanya bamaze gutangaza ko Pastor Claude nawe yahunze atakiri muri gihugu ye kugira ngo wenda tuze kubihuza n'iby'amashyari kuko Pastor Claude nawe yavuze ko ari abantu batangiye kumugendaho bitewe n'akazi ari gukora cyangwa se bitewe n'umuyoboro mugari ari kubaka nk'uko kwawe bagusenye nawe turaza kubihuza nawe ko bamaze gutangaza ko yahunze ngiye kuvuga ibintu bitandukanye no gutekereza ngiye ntabwo njya nemera ko umuntu yahunga akahungira Uganda nkange Robert niko mbyemera sibyo kuko sinekeza ko uri umwana ugakosa guhunga papa umuhungira kwa sogokuru wawe wavuga ngo wahunze sibyo yego donc u Rwanda uyu munsi na Uganda yego ni nk'ingobyi urabona bayita cordon umbilical mu gifaransa sibyo urabona uno mukondo uhuza umwana n'umubyeyi yego niko mbara u Rwanda na Uganda ariko nani ko bimeze ni abavandimwe tujye tuvugisha ukuri ntuza kenerwa barazi nayo kigaragara bati his excellence ni anko aje gusura anko wiwe yes abaje mu rugo yes natwe nk'abanyarwanda iyo tugiye tuba tugiye mugenda nk'abajya mu rugo tugenda nk'abajya mu rugo rero ntibagakoresha expression cyangwa se iterime ngo yo guhunga umuntu arahunga akanyura kuri boda ni ikibazo akagenda agatereshamo kashe ahunze urize bahunze iki tube clear bahunze iki amashyari se ngo bitagenda mu byo bari gukora ngo bimeze nabi ariko nkibaza ati se none se ntibakorera ibintu bya online yego none si ko yabaye umudugudu umuntu ukora online n'undi ukorera online hariya muri Uganda umuntu ashaka gukubita strike byamusaba ko yurura Jagwa reka umuntu ashaka kuguhemukira byamusaba ko ngo kubera ko wavuye hano wahinduye location y'ikirere nicyo bataguhanira ngere Irene na Bosco Irene yibase ubu na Claude yahunze Irene oya ngicyo nakubabwira sibyo isi iri muri kawo sibyo nahoze nkora ikiganiro cyabanje hano kuri Yada umuntu wese utazajya wicara ngo asome ibihe amenye bizajya bibamira nahoze mbageranya nk'uno mukobwa ushaka umugabo uri kumva akanga kwemera ko yabaye umugore akagumya gushaka kuba umukobwa sibyo aba bana b'abahungu mu busanzwe nyine sibyo yego ni abapagani ariko bashaka kugumya kuba abakristo inka umukobwa wanga kose umwana ngo amabere atagwa kandi yarashatse yego rero icyo nakubwira ntago bahunze biriya nkunda kubyita ngo baba bari gukina igisoro dame uri kumva niko mbyita nanjye ntabwo mpamya ko umuntu yahunga ahungire Uganda yes kuva mu nzu mu cyumba kimwe ujya mu kindi kuva mu cyumba kimwe ujya muri salo ntabwo mpamya ko umuntu muri mu nzu imwe wahunga yego kuko u Rwanda na Uganda ni inzu imwe kabisa ubwo rero ntabwo numva ko n'abavandimwe tube n'abavandimwe ni nk'inzu imwe ngiye niko mbibafata ntabwo mpamya ko papa yajya kuguhana gusa ababikoramo amakosa bapfa kwambuka umupaka yavuga ngo nageze Kampala kilometero zingahe magana angahe
magana angahe ngo ugatangira gusebya igihugu, usebya abayobozi, usebya iki, urikumva. yego Wagiye niba ushaka guhaha wenda nta niba byanze Uganda bemera guhaha, bambona n'amashashi ku ruhande, sibyo? yego Ntabwo wenda buri gihugu cyose kiba gifite umuco wacyo. Genda uhahe ku giti cyawe, sibyo? ariko nanone wisebye igihugu uvuyemo. Robert nabonye yaraje gusaba imbabazi, uvuze ibintu byo gusebya igihugu nibuka Robert ngewe se cyangwa Robert Sergeant Robert, abo bihorere baba bari mu byabo, nawe ni pasiteri nka ba Claude bipanze akazi ariko ntago kandi ikindi erega nta akadolari ka YouTube, buriya akadolari ka YouTube urikumva kari akayero, yego iyo kagiyeho kakongoza gukora n'ibyo utagakoze. N'ibyo utakagombye niyo mpamvu rimwe na gukora. rimwe leta ibihorera kubera ko izi ko baba bari guhaha buriya barenze umurongo, yego nibwo bamenya ko batahunze. ya Sinzi icyo mvuze, niba uri kucyumva. ndi kucyumva cyane. Barenze umurongo nibwo bamenya ko batahunze. Leta nayo ibibizi ko bari gushaka amaronko n'amaramuko, usibye ko aka kadolari ka YouTube karangiza. Niyo mpamvu twebwe abantu bahisemo kukagendamo gake tubizenganiramo, sibyo? yego Ariko gasaba ko wanduranya, gasaba ko wanduranya utukana ubundi uhinduka, uri kumva pe. Ese by'umwihariko hari abantu benshi cyane usanga nyine batera amakomanteri, bamwe byatangiye yitwa Pastor Claude, mwagiye mubona cyane by'umwihariko nka Basikaitu ndetse n'abandi ba blogger bakorera kuri YouTube cyangwa se n'abandi banyamakuru, byarangiye bamwise Pastor Claude. Kuri wowe cyane nk'umukristo cyangwa se wenda ukunze kuba uri munsi y'umwuka, birakwiye ko umupasiteri nk'uriya hari amagambo akoresha, buri muntu wese akavuga ati nimba ari kuriya bakizwa bizarurere, imvugo mbi cyane ndetse n'umupagani wo mu kabari ashobora kudakoresha. Nka Pastor Claude birakwiye ko nk'umuntu wabaye pasiteri, nk'umuntu wayoboye umukumbi mugari, wayoboye intama by'umwihariko, wayoboye itorero, twumva ko yakagombye kuba ndetse ari n'umushumba, ashobora kuza agakoresha ziriya mvugo akoresha zo gusebanya, ndetse ugasanga nyine mu biganiro ndetse anakora nta hantu aregera agaragaza ko ari gukorera nyine Imana, avugamo ibintu byo kuba yakigisha ijambo ry'Imana. Harya si witwa Neki? Yego, kugira ngo umuntu agwe agere kwa ruriya rwego, kuko yaraguye ndetse bigaragara, biba byatewe n'iki cyangwa se ni iki kiba cyatumye biba ku buryo umuntu agwa kwa ruriya rwego? Ari ngo waje ngo harya si witwa Neki? Yego. Nese n'icyo ababyeyi bawe bakwise? Oya. Birashoboka ko umuntu ashobora kwitwa pasiteri ariko umurimo akora atari uwa pasitorali. Buriya nibwo ubupasiteri bwe, ibyo akora nka pasiteri, sibyo? Yego. Hanyuma kuvuga ngo njye nta pimametere yo kugwa mfite, sifite igipimo gipima abaguye n'abataraguye, sibyo? Gusa icyo Bibiliya ivuga iravuga ngo umuntu wese ukora icyaha wese ni uwa Satani. Yego. Ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. Buriya hari itandukaniro ritandukanye abana b'Imana n'aba Satani. Abana b'Imana bategura uko ibyaha bikorwa, sibyo? Yego. Abana ba Satani bategura uko ibyaha bikorwa, sibyo? Noneho abana b'Imana bagategura guhunga ibyaha byabagwiririye. Yego. Ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Aba Satani bategura kunoza ibyaha no kubikora kugira ngo bibe binogeje. Yego. Uwarogaga akiga kuroga, noneho akuroza uyu munsi ukazapfa ejo bundi adahari. Wasambanaga akiga gusa, donc biga kunoza ibyaha ba Satani. Noneho abana b'Imana bakiga guhunga ibyaha bibagwiririye. Icyo ni icyambere. Fate nk'urugero kugira ngo byumve neza. Buri umukobwa ukijijwe bimworohera kujya mu bushomeri mu kurinda umubiri we. Mu gihe umukobwa udakijijwe bimworohera gutanga umubiri we kugira ngo ahunge ubushomeri. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero nta judgment rifite y'agakiza ngo ndapima umuntu, ibindeba birandeba n'ibimureba biramureba. Niba yaraguye niwe ubizi, niba ataraguye. Gusa icyo mbabona ntabwo umurimo akora responsibility z'uwitwa pasiteri akora umurimo wa pasiteri. Aha tugaruke, hari n'abakora umurimo wa pasiteri babikurusha Claude. Ubwo nkanjye mvuze nkanjye uzi gusoma ikirere cy'isi y'umwuka. Umuntu akaba ari umupasiteri munamwubaha, donc ushobora no kumuvuga nk'hano mu kiganiro n'urugero, abantu bakaba baguhitana, ariko wakurikira uko Imana imufata ugasanga Imana yishimira Claude kuruta uwo muntu. Bivugiye iki, sibyo? Hari abantu b'abapasiteri bakora ibintu bibi. Rufate nk'urugero rwa hafi, hari nk'abapasiteri bacuruza ubugingo bw'abantu. Abo bantu ni babi kuruta
Claude wirirwa uhahira inda ye. Abo ni abantu babiri batandukanye. Yego. Aho Imana izakurinde aho guhura n'umupasiteri ucuruza ubugingo bw'abantu, sibyo uzahure n'uwihahira uri guhahira inda ye, uri kumva Yego. wenda azakwiba agamije ku nda ye ariko atakujyanye muri Gehinomu. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo ntabwo mfite pimametere y'agakiza, sibyo hari igihe Imana ishobora kuba ireba Claude mu maso yayo ikabona nibura omwe arakanyakanya paraporo ya babandi twita ngo barakijijwe. Ubu dufite abapasiteri hano i Kigali, sibyo bayongobeza ubugingo bw'abantu benshi babayobya mu cyitwa ijambo ry'Imana nk'uko uri kubivuga, sibyo babajyana mu butinganyi, babagurisha abakobwa bajya kugurisha. Navumbuye yuko hari abagore bavana bakajya kwicuruza mu bihugu bya Mozambique, Zambia n'ahandi babavuga butumwa kandi bavuye mu itorero, akavana yatse rekomandasiyo mu itorero bakamuha rekomandasiyo, sibyo akagenda akajya kubwiriza icyumweru kimwe arakimara abwiriza, ikindi akazakimara afata neza umugabo wamutumiye. Nese uwo muntu si mubi kurusha Claude wirirwa avuga amagambo yishakira ibirayi kuri YouTube, ashaka ibirayi. Iyo utunga urutoki rero uba ukwiye gutunga sisiteme urutoki kurusha gutunga umuntu inuza, sibyo? Wowe nushaka kubwiriza abantu, nushaka guhugura abantu, hugura abantu udashingiye ku byo bakora. Nese kamfate nk'urugero rwa hafi, nk'ubu sosiyete yacu ifite ikibazo gikomeye cy'urubyiruko. Urubyiruko rwacu baza kuri social media abavuga ibintu bibi, abahirirwa berekana. Nk'ubu ndeba abantu bari kubaza ngo nibabahe ya video ya Yampano yambaye, sibyo ngo haje episode ya 2. Mu by'ukuri abajene bacu niyo video bagakwiye gusaba, cyangwa buri mwe yagikwiye kuba abaza mugenzi we avuga ati wanyoherereje kaka video kaneki ari guhinga amashu, sibyo nkareba ukuntu yabigezeho, wanyoherereje kaka video. Kandi mu bindi bihugu bindi bigiye bitandukanye abajene bawusanga ari zo competition bari gukora, uworoye uri kumva, sibyo? Ariko abo dufite na za TikTok, utari gucuruza amashashi ari guceza nzira yambaye ubusa, utari guceza nzira yambaye ubusa yiteretse ibiryo ngo ni umuryi wa danje, ni nayo wamamaza. Ni nyine nuko tugenda turera isi igoryamye, uri kumva, buri munsi none uko bibaye byinshi byiteretse. Ngo ndi kuvuga sibyo bigero bikarusha ijambo n'abakakwiye gukora content nzima ntihagire ubumva, ahubwo none wajya uvuga ururimi rwawe bakavuga ati kare yako dore uyu yigize uyu yakoze uyu nguyu. Donc isi ikwiriye, dufite ikibazo mu Rwanda gikomeye, sibyo? Reba nk'abana b'abahungu barumva bashaka kujya guhahira Uganda, urukumva bagiye kubera ya adi, sibyo? Nibagiye ngo bakore YouTube bisanzwe. Urarenga umupaka wese arahita atangira kuba ati igihugu ukumva byagenze gutya na gutya. Hari ibintu ko batabivugaga bari inaha, nuko kwa ni yanda ko batabivugaga ko bari yanda nini, ko batayimeze bari hano. N'ubundi babaga numva ku rwange ruhande nyine bari bayifite, ahubwo bigezeho aho bari kubona amafaranga menshi usanga nyine bakunze amafaranga ahubwo kurenza igihugu. Habaho rero nibyo buriya perezida ejo namukurikiye, perezida Paul Kagame ari kumwe n'abayobozi mu nama y'umuryango, yaravuze ngo icyama abajenisi bakaza kureba abayobozi bagafata akanyafu bakabakubita ngiye ntarimo. Kiriya kintu ni ikintu gikomeye, sibyo? Ndabivugira iki? Uyu munsi dufite abantu nakita bari mu nzego z'ubuyobozi zigiye zitandukanye, navuga ngo bagambanira igihugu. Bakigambanira gute, sibyo? Niba tugeze ku rwego dutangira kuzamura aba influencer ari nk'aba ba Yampano, aba influencer ari nk'aba ba Claude, aba influencer ari nk'aba donc aba bose turi kubona, uri kumva, akaba ari bo donc baba ba influencer. Nihagire uburyo ki bwo gushyiraho uburyo bwo kubahugura, kubakebura amakadroma n'iki byose, sibyo? Icyo bibyara nuko uvutse akazi nyuma y'undi nawe araza noneho ari, urumva niba habanje umwinfluencer ari mubi n'urugero. Ubusuru dufite kakajwi wirwa tukana kuri social media, si urebwa kurusha abandi bose. Kakajwi wa kabiri tuzagira azaba musumbishijeho, ahubwo kugira ngo ubyemere nkomeje ku byo kare wavuze nyine turi kwamamaza ndetse ubusambanyi kurenza ikindi kintu. Ngwino utangaze ko wabaye umutinganyi, yego uri abantu bagukurikirana. Ngwino ufate Bible wigisha ijambo ry'Imana,
ureba abanambazi uri buze kubona bagukurikiranye kuri YouTube uze kubakompera na hahandi wavuze ko abaye umutinganyi mbese waje nyine kwigisha ikiza oya cyawe ubu ngiye usanga izi saha simuvuga ngo navize njya mbona ubu ngiye ngafata wigi ngashyira hano urikumva dread sibyo nkahita ashyiraho za meta zirenga nk'umunani urikumva sibyo nkahita ndoko mpinduka wajya ureba hajya kwita views miliyoni ngo nawe wigisha ijambo ry'Imana urabagukurikira nta kintu byakumarira ariko nanone uyu munsi tuzagira ingaruka ejo hazaza uti kubera izihe mpamvu uyu munsi aba influencer n'abajene abenshi ntibashaka kugira ikindi turimo tw'amaboko bakora njya mbona bazinze ibikapu burangira nkunda gutembera cyane nkajya ahantu hari abana nk'ejo nagiye ku kibuga cy'indege urikumva hari trip y'abana nari ndi kumwe n'abari bagiye i Kamembe siyo ndeba amasirey queen azinze amabage yambutse kuko ni Saturday sibyo baragurutse dufite abana b'abakobwa bavuze ngo bazarisha iminsi mikuru abasore yes sibyo dufite abahungu basigaye barisha ikibuno nk'uruyuki uri kumva uturimo tw'amaboko baratwanze yego ntabwo bashaka gukora ngo bazahembwa ngo na Instagram noneho irabahemba kuko hari abihemba kuko iyo bavuze ubugoryi babahemba ariko finally birangira bigenze gute neki ni hahandi tuzajya tujya ku isoko tugasanga inflation iri hejuru turi kugura ibirayi ikiro turi kugura +5 abagahinze n'abahari n'abakecuru baje social media abamama baze ntabwo bashaka ntabwo bashaka ahubwo nibo baje kwitereka noneho bo bavuga nyine byende bibajemo mbese nyine byo gusenya wagakwiye kuzana kuri social media byo gusenya my content is content yanjye ni ingi noneho mu rwego rwo kugira ngo na leta ifavorize abantu bakora content zubaka society izishyigikira abana izigisha economy izigisha ibintu bakaba supportinga hakaba amawadi noneho mu rwego rwo kupenaliza ibi bishegu ibi bintu by'imyanda ibi niba hari umuntu wenda n'urugero wakoze content bagahimbiza inkuru zabo uri kumva bakavuga ati uri mu bantu bagize gute basipayirinze society uri mu bantu bakoze iki n'iki sibyo buriya nubwo reka mfate nk'urugero rwafu giye kuvuga ikintu kandi abantu bazagikora ubushakashatsi bagikurikira abantu ba mbere bakora inkuru za rutwitsi kandi bazihakana umuntu wa mbere ni Scovia na Kenisi sinzi narabibonye nibo bantu ba mbere sibyo kandi bagira gute bazitarutsa bazihakana none se niba abakeretse abantu icyo bakora uri kumva aribo baza gukora ibyo ngibyo sibyo harakorwa iki kandi ubwo ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo Kenisi na Scovia nibo bantu bakora inkuru zitwika uri kumva kuko sosiyete idashaka kukumva ko ibintu uvuze barabizi ko aribyo ariko ntabwo bashaka kubikubwira ngo bivuge ariko ku ruhande rumwe ntago nabarenganye bari kwishakira ibirayi nimba bari buze gukora za nkuru zo guhugura abantu Kenisi ntabwo ibirayi yabibonye ahubwo yaranabisaguye none se Scovia niba utabifite ahubwo yakagombye kuba bihereza n'abandi none se nyine sinzi wenda uko naza kubihuza nimba ari buze gukora ikiganiro gishishikariza sosiyete nyarwanda cyangwa se urubyiruko kuva mu isi y'irimbukiro bijya munsi y'umwuka tureke iby'irimbukiro twubake igihugu cyacu kuko wenda ibyo mu ijuru tube tubiretse ibyo byo kubaka igihugu si urubyiruko rwe rurabikeneye nuza ukamamaza ubutinganyi baragukurikira barakomeka nuza ukavuga ati ya mpano episode ya 2 yageze hanze dore bahe video barakomeka hano kuri WhatsApp majiye kwandikirwa n'abantu barenga nka senkani bambwira ati episode ya 2 ya mpano nimba yakugezeho wayimpaye baragufunga rero urumva nta muntu uri buze kuvuga ati se uyu munsi nibwo na postinze auto video nyine tw'indirimbo nyine z'Imana kuri WhatsApp nta muntu ugeze umbwira ati kame watangiye kuvuga ati video ya yampano episode ya 2 wayibonye ubu sure nanditse ngo ati umuntu ushaka video ya yampano anyandikira inbox waba ureba na scrolling hano ukabibona gute kubera iki nibyo bishakira ahubwo nta nutaye gusaba ngaho genda ushyireho uburyo ki umuntu ashobora gutera amashu akabona umusaruro cyangwa se inyanya cyangwa karoti nihagira umuntu uri butere na comment ariko simbizi nyine wenda nuko nyine igiti gigorwa gusa societe yacu yo ni nambi yishakira
abayishyeshyenga yishakira abayibeshya, yishakira ibintu nk'ibyo uri kumva. yego simbizi kandi aho furayini byaraje, abantu basigaye ubona abantu bacuruza amashashi, ubona abantu bacuruza ibintu utamenya ubwoko. aho se by'umwihariko tukiri aho ngaho, nkawe uri mukuru, urubatse, ufite abana, ukunda kuganira n'abajeni cyane, by'umwihariko ubu uri no ku mashusho media, kugira ngo tuze kugana ku musozo w'ikiganiro. yego. Inama ushobora kugira by'umwihariko urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu, mbese uburyo dushobora no kubaka igihugu cyane, dushobora no kuba twava no mu isi irimbikira, kuko ibintu byose ngewe nasanze bitarimo Imana ntabwo bishobora kuba. Urubyiruko turimo kubaka isi y'umwuka ntabwo tubishoboye, kubaka igihugu cyacu ntitukibyikoze. Ni nk'iyihe nama ushobora kutugira kugira ngo tubashe kuba twakubaka igihugu cyacu ndetse tukanakurikira inzira y'agakiza? donc ikintu ngiye nakoze ubushakashatsi, hari abantu batatu ngiye kukubwira bakomeye muri iyi si kandi banubahwa. umuntu wa mbere ni umuntu usenga, uwa kabiri ni umuntu ufite amafaranga, uwa gatatu ni umuntu ugenda wiyungura ubumenyi mu buryo runaka. kambisubiremo: umuntu usenga, umuntu ufite amafaranga, umuntu ugenda wiyungura ubumenyi mu buryo runaka. abo bantu isi irabakeneye. niba uri umusekirite ukaba ukora ahantu, sibyo? ntabwo kuba umusekirite bisobanuye ko utakiyungura ubumenyi ukiga n'ubundi bumenyi bwisumbuyeho. niba ukora ahantu kuri call center, wenda uhamagara abantu cyangwa se nawe baguhamagara muri ofisi runaka, wirirwa wicaye ukaraga iriya ntebe yawe, dukomereze. tekinoloji yaraje, sibyo? uwo umuntu uhora wiyadabuta, ugenda ajyana n'isi, yiga, uwo niwe isi ikeneye. ubwo ni kubwira abajene. kabiri, umuntu usenga kubaha Imana by'ukuri, sibyo? donc biri mu bintu bishobora kumufasha kurinda ya protection y'ibintu bye. buriya impamvu ngeze kuri iyi myaka batarangira wenda n'urugero mageragere, si uko ntazi ibyaha, ahubwo no kuba noneho narasengaga Imana ikandinda ikananyobora, uri kumva, hakaba hari n'ibindi nirinda bitewe n'uko wenda iyo nzira yo gusenga nagannye, uri kumva, sindajya mu kabari ngo njye gusindirayo ndwane, sibyo? ntaho ndajya ngufata umukobwa abandi ku ngufu, uri kumva. donc ntago ndanywa ibiyobyabwenge ngo binyayure bintegeke kujya kwiba televiziyo y'abandi cyangwa iby'abandi. ibyo ni ibintu byagiye bimfasha gusenga. abajene rero bakwiye kuba hafi y'Imana bakayubaha kugira ngo babashe kunesha ibishuko by'isi turi kugendana. kabiri, naje gusanga iyo umuntu afite ibuceri bro, nta muntu utamwubaha. hari ahantu ujya wasize kebo, watega moto wagera ukajya ubona abantu bose bari kugusuzugura. ejo wayizana uri kumva, ufite umusa, burya ni urugero nyine nguhaye. rimwe mu ibanga rero, kandi ibanga nabamenera, ntabwo uzahahisha ikibuno wa muhungu ngo bagutinge kugera ku rwego uzagenda mu kagare wambare pampa uvuge ngo uzatera imbere. wa mukobwa we ntabwo amafaranga y'abasaza n'ibirwara byabo aribyo bizatuma utera imbere, sibyo? harageze abantu bagende bempuruvinga, biga niki kigezweho, niki nakora kuri iyi si uyu munsi. aha turi kugendana. nk'ubu ndi gusenga Imana nkanjye ngiye Robert, ari nka projet mfite, mbonye nk'umuntu dufatanye, sibyo? numva nava i Kigali, iyo mbibwiye abantu baranseka. nkigira mu ntara, afite uduprojet nka 4, uri kumva, numva najya gukora. harimo projet yo korora ingurube, sibyo? ni urugero nyine nguhaye, kubivuga nta kintu bintwaye. n'ubundi buryo bw'ubuhinzi. ngiye mbonye umuntu wumva project yanjye, twagenda tukigira mu ntara, tukubaka ibintu byacu tukabigeraho, tukava online. ikindi cya kabiri, mbwire n'ababyeyi n'abana n'abari kuzamuka, mbega muri rusange, izi social media, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube n'izindi, sibyo? do please uzitindaho, niko ugenda ugabanya icyo bita IQ yawe y'imitekerereze. imitekerereze yawe ikagenda igira gute? imanuka, igabanuka. rero biragusaba yuko, njya ntanga urugero rwiza, nkabwira ababyeyi, iyo umubyeyi ahaye umwana
television akayimuha 1 hour ngiye mu mitekerereze yanjye nkurikije uko nabibonye uba umeze nk'ufashe akabure k'urumogi ugahereza umwana atakira inywere mwana we kubera izihe mpamvu hari imitekerereze umwana ageraho muzakora ubushakashatsi ku bana bafite imyaka 12 kuzamuka kugera ku myaka 18 b'uyu munsi yego nta murimo n'umwe bakibwiriza gukora abenshi batabibwirijwe n'ababari iruhande ndetse nabo banabasunika aha abantu mudukurikiye mu bikora ubushakashatsi umurimo wa gukubura guteka kugira gute aba bakire birwa bicaye kuri internet yego aba bakene nabo uri kumva nabo kuretse babandi nyine uzi ko uyu munsi kugeza uyu munsi abantu bafite ubuzima bwiza buri fit mu buryo bw'umubiri n'iki byose no mu mitekerereze n'iki uzi ko abana basigaye baba ba mbere b'abahanga benshi mu mashuri hari abana bavuye mu cyaro abi Kigali babaye ibimaramara n'ibirimarimo ubusanga babaza AI mu bataba babajije AI nta mwana wabwe ngo nakubwire mara ya 4 ngo wenda 4 gukuba 4 ni 4 4 gukuba 4 ni 2 adakoresheje machine cyangwa se akoresha phone ntagashobora ako twibara dukanguraga kugira ku rwego umuntu akubaza ngo ngira mara ya 15 15 kuko ari 15 kuko ari 10 ahubwo uhereye n'umwana wo mu cyaro guhera kuri mara ya 2 kugeza ku yanyuma niba ntagenda ari imbere akavuga ndetse ukabona ko abivuze nta hantu ari gusobwa uje kubaza nk'umwana w'i Kigali cyokoze nabibonye muzi kuzana abagande n'abanyakenya babigisha kuvuga babareroka akongeza n'agafaransa as you see you remember daddy uri kumva bagore kuturimiye uri kumva sibyo yego ariko se kuvuga bidafite kuvavanura kugusasanura kwijandura mu makuba no mu magi bimaze iki aba babyeyi igihe muzatabaruka mumaze kuva muri iyi si cyangwa se ageze igihe abana bagatangira kujya kwigaba niba usanga umwana ugasanga umurimo yize ni ukusambana gusa kinazi ni ukurongorana gusa hari ahantu uvuze uganisha ku mugabo w'inshuti yanjye n'umugabo mukuru cyane ndetse uri mu myaka 50 nyine aracyafite imbaraga aracyafite urutege hari nk'igihe tuba turi kumwe twaba turi nko gusangira kavuga ati rero njyewe buriya mu rugo uko twavutse twese baratwishe batwishe mu mutwe bituma tutamenya ubwenge ambwira uti nkanjye sinigeze menya gukora akazi k'imvune sinigeze mvuga ngo ndandiga bya mirimo yo guteka ngo ibiki ngo ndamenya guteka ibiryo twarereshejwe nibyo muri alimentation bo mu rugo bari bafite amafaranga ubuzima byaje guhinduka niyo mpamvu ubona n'akawunga ntagira iki ubona ko ntazana agatege nkaza aza kumbwira uti yaje kugira n'amahirwe ya mitungo y'iwabo aza kuyibonaho nyuma bamaje gupfa ubuzima burahinduka iwabo umuryango umaje gupfa nawe ubuzima buza guhinduka ubu uyu munsi ari kuba mu buzima atigeze ategura ya mahirwe yose niwe wabinyibwiriye ya mahirwe yose nabonye nabashe kuyapfisha ubusa kubera uburyo mu rugo bari baratureze mbese nta n'umwana wo mu rugo ushobora kugira ikintu yakikorera cyamuteza imbere bitewe n'uburyo mu rugo bari baratureze reka tuganire sibyo tuvugisha ukuri uri kumva ababyeyi b'uyu munsi umwana arabatamenya no gufata urushinge arabatamenya gufata umwengo akuvure mu rugo arabatagira ibyo bamukora ngo nukumujyana mu byicungo donc ibintu nk'ibi ngo kumujyana mu mazi akoga sibyo numwigishe umwagure kandi uri gusaza imbaraga ubundi munangije imyaka 35 ntago abakiri mu urubyiruko n'ibyo bavuga ngo ni imbaraga z'igihugu abantu zagunyu batetesha ubahingire uri kumva ase kunyamaswa zo zimasa kubikora kagomira rero yabona ikvati mu rwego rwo kugira ngo umenye ko ibyanajyanye byacutse ikajya mu kirere karekura bikamanuka ikongera igasama hari igihe cyo kurera umwana ariko hari n'igihe cyo kubana nawe ukamwigisha uyu munsi dufite imiryango abantu uzi impamvu abantu benshi batagishaka n'abashatse batazimaramo kabiri urashaka umugore ugasanga ntazi guteka ntazi gumesa sibyo ubu uyu munsi ari abana ngiye hari umwana arantu nagiye gusura ndabireba bagahenda kanyisha uti ni ibiki wabonyeyo nasanze umwana asasisha ifurusheti ifoke
ifoke ebyiri rwose arizo asashisha kubera iki inzara zirareshya gutya uri kumva aranga kuzishora mu gitanda ngo rutagira gute rutavunika ubu usasisha ifoke urumva azatonora igitoki ahubwo se yaba umuganga akabyaza umubyeyi dore ko abana ngo bakunda amashuri ngo akazi kabo no kwiga yaba umuganga akambaraga gute agiye kubyaza umubyeyi wenda mu cyaro bimwe na bimwe cyane ariko ngo ziriya ntoki ngo ziba zizi gushima mu mitwe y'abagabo mwana ngo bashima ajoma mu rwara ku buryo umugabo apfa yose akayazana hanyuma ntayazana se kushimiye hano mu rwanda bagashimira hasi muri shakara yo ku gitsina agasigamo sida hejuru ibyo ni ibiki icyo nzi cyo ngewe buriya nikundira abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe umuhanzi witwa Zotrap niwe wivugiye ati ibyo mwakikora byose nta hiti yamara ibihe byose yes nibyo ngibyo namwe abakobwa mwe mwigire ntago muzahora muri kuri iminkanyari gerayika dore hano ubundi kizakubwira ko ibintu byata ejo sinabonye ifoto uzareba ino foto ya Debeni na Melody iri kunuza kuri Bekare hano iminkanyari buriya yashaje byarangiye ubwo yatangiye kwibira byarangiye kandi koko barashaje nusase bashaje ariko nawe naremera ko ashaje aracyari kwikugena na Munyakazi ntago yibuka yuko ba Munyakazi baba bekinga muri gumaguma umuntu arasaza umuntu ava kuri top akaza wundi ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo sazi yiki hari abasaza b'abajene mwana saza ukura akabwata ariko ibyo bakwigira byose hiti ntago yaba watsabye inama ku rubyiruko reka mbigishe akantu kari economique sibyo ubundi kugira ngo ube uri umuntu w'umuhatari uri umujene w'umuhatari w'i Kigali ugomba kuba ufite ibi bintu ngiye kuvuga agaperime kawe akadiplome kawe agapasiporo kawe sibyo gatatu iyo ufite utuntu twinjiza ku munsi ku kwezi no ku gihembwe ubu uri umuniga pwe niwo musitari wemewe ubundi niwo musitari wemewe umuntu ufite ukenewe niba ufite akantu kinjiza buri munsi ukaba ufite akinjiza buri kwezi n'akinjiza buri gihembwe byose ukaba ubifite ukaba ufite agaperime kawe agapasiporo kawe n'akarisanse kawe hariya bro urakenewe hanyuma niba warahishuriwe ukaba usenga by'ukuri mu mwuka salute bro ndasoje by'umwihariko utancitse gato nk'umujene cyangwa se umukobwa akenshi cyane nk'abasore dushaka kuba twagana mu nzira y'agakiza usanga turi kwiririmbira ati tugerageza gukora ibyiza ibi bikatwitanga imbere ni nk'iyihe nama cyangwa se ibyo ushobora kumubwira ushobora kumufasha kuba yakomeza iyo nzira y'agakiza nk'umusore cyangwa se umukobwa ubasha kuba yagenda mu nzira y'agakiza ariko yagera imbere gake akagwa kongera akabivamo baje ikibazo cyiza Imana igumugisha namaze imyaka myinshi ndwana nanjye nk'izo ntambaro uri kuvuga ngerageza gukora ngo ibintu byiza ibi bikananga imbere yego nza kuvumbura yuko twebwe tutinesheje n'umungana gutya Robert ntabwo ibyaha nabitsinda ari byo byitsindiye kuko nambaye umubiri ahantu ugera umubiri ukakurya ahantu ugera intambara z'ubuzima zikakurya sibyo yego ikintu cya mbere Bibiliya ivuga igasobanura neza ni ukuvuga ngo ni ukwizera uw'Imana yagize gute yatumye kwizezwa Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamwizera ko ari we ugutsindira niba ugenda kwambutsa uri kumva uyu munsi niba uyu munsi waje kundeba niba ari uwo mwari guhura mwari gusambana Imana ikaba irimo kwambukije uyu munsi niba ari aho bari kujya gusindira ni urugero nguhaye icyo nabwira abajene bo batangira basetinge mu mutwe bavuga ati ngewe sinjye witsindira ahubwo Kristo niwe utsindira intambara ngiza gute ndwana hanyuma ntago tukubwiye ngo ugende wicare ngo Yesu azagutsindira uri kumva ahubwo uhora umwiyambaza umubwira ati mubashiriza kuneshereza buri munsi buri kubyutse umubwira ati uyu munsi utsindire uneshereza ubwami bwawe buze muri ngewe waje uze kunyambutsa ibyo nagira gute ntakwiyambutsa ibyo ngiye kujyamo uri kumva ugendane nanjye aho ngiye ugikorane nanjye undinde ibigabo by'ibigoryi niba uri umukobwa undinde ibisore by'ibigoryi niba uri umukobwa uri kumva undinde donc ugasenga Imana umunsi ku munsi ni ukuri Imana yumva gusenga kwawe ikagusubiza hari ikintu ugenda nkora iyo ngiye kwahuka mu muhanda ninginga Imana nkabwira Imana nirukanye imbaraga zose z'umwijima zanegera mu muhanda ibibazo n'ibigeragezo byose byo mu muhanda ndabyirukanye iyo ugiye rero ugataha amahoro ntabwo ari wowe wineshereje ahubwo aba ari Kristo wagutsindiye kuko wamusabye kukunegera gute kukuneshereza abankurikiye mwese mujye mumusaba mu mwinginge abashe kubambutsa mutakwiyambutsa abashe kubaneshereza ibyo mutagira gute mutakwineshereza Imana ibamugisha
Yada reka tugushimire kuba wemeye kubana natwe mu biganiro. Kora subscribe kuri Neki TV show ndetse na Yada n'ubundi iracyacaho ibiganiro ndetse no kubaka umuyoboro mugari uracyatwigisha kuyoboka inzira y'agakiza. Turagushimiye cyane, yaba ari inyunganizi cyangwa se ibitekerezo urandika muri komanteri bitewe n'ibyo ukunda cyangwa se uhitamo. Ciao ciao.